Hello, we'll be back. Amazina yitwa Sandrine, nkaba rero nishimiye kugaruka hano kuri The Image. Nkuko mumaze kubimenyera, nimba utarakanda subscribe, please do subscribe, ndetse na like, comment yawe ni ikintu cy'ingenzi hano kuri The Image. So ladies, uyu munsi nkaba ngarutse, tukaba tugiye kwiga akantu gashyashya. Urabona uriya mukara uba munsi yo mu kwaha, ugasanga nko mu kwaha kwawe habaye mukara cyane, cyangwa se hagati y'amaguru yawe habaye mukara. Ibintu abantu bakunda kuvuga ngo biterwa no kuba warababutse, none ugasanga hagati y'amaguru yawe habaye umukara cyane. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubereka ukuntu wakuraho meno uriya mukara uba hagati y'amaguru yawe cyangwa se mu kwaha kwawe, kugira ngo ube proud yo kuba wazamura amaboko igihe cyose ushakiye, cyangwa se ukambara ibintu biciye amaboko nk'uko ushaka, like be proud of yourself. Cyangwa se ugasanga utinya kwambara bikini, utinya kwambara bucikopa kubera ko hagati y'amaguru yawe hasa umukara kandi bikaba bitagushimisha. Uyu munsi rero ngiye kwereka umuti cyangwa se ukuntu babigenza mu buryo buri naturel mu rugo kandi butari compliqué, ugakuraho wa mukara wo hagati y'amaguru cyangwa se mu kwaha kwawe. So guys, nta bintu byinshi cyane bidusaba, ni turmeric niyo ingredient ya mbere. Ngira ngo ushize nayo isobanuye, turmeric iba mu isoko, irahendutse ahantu hose, mu supermarket cyangwa isoko wayibona. Noneho hakaza baking soda. Baking soda nayo irahendutse cyane kandi wayibona ahantu hose mu ma supermarché cyangwa se muri supermarket iraboneka. Bakunze kenshi kuyikoresha bakora ibintu by'amakeke, ariko irafasha cyane ko yoza ibintu byinshi, ndetse na lemon, indimu. So aba ngiye kubifata mbivangiremo hano. Ndabanza na turmeric, ndaze nshiremo baking soda, nshiremo n'indimu. Indimu rero ndabanza nifate nikande gutya kugira ngo izane jus nyinshi. Ndaheza nikate. Indimu ngira ngo ubushize nawe ndababwira ngo umuntu utagira indimu iwe mu rugo afite ikibazo gikomeye, ko indimu ifasha ibintu byinshi cyane. Bishoboye tuno tubuto wadukoramo, ariko nta kintu tuba dutwaye. Ndaheza nkandiremo. Baking soda rero ihita izamuka kamera nka soda, ariko naheza nkabivanga. Ubona ko mbivanze bikora akantu kameze nka konde cyangwa se nka mask. Umaze kubivanga neza rero nibwo uhita ubisigamo. So guys, nkuko maze kubibereka ibyo twavanze ngibi, ngiye kwifata mbisige munsi yo mu kwaha.
ni nako rero ubigenza ugasiga hagati y'amaguru yawe hahandi habaye umukara hamwe bakunda kuvuga ngo warababutse. Warangiza tugiye kubara iminota 20. Telefone yanjye ndi kuyanduza. Ugashamo alarm nako ugatiminga 20 minutes cyangwa se 15 minutes, iminota 15 cyangwa se 20. Warangiza ukabona gukaraba. Iminota yacu rero ikaba irangiye. Sinzi niba muri kura muri telefone yanjye ariko iminota irarangiye. Nkaba rero ngiye kubihanagura. Byumye. Ibi rero ukaba ubikora byibuze iminsi 3, biterwa n'umukara ufite uko ungana. Bishobora no kugutwara icyumweru kugira ngo bishiremo neza. Byibuze ukabikora gatatu kikurikiranije buri munsi udasiba, ariko nyine urabikora kugeza igihe wa mukara uzashiriramo. Ikindi iyo umaze kubishiramo ushobora kudashiramo, ushaka kutabikurishamo wipes, wenda ugakoresha amazi kugira ngo ubikuremo. Ntabwo rero iyo ugiye kubikuramo ugakoresha amazi, ntabwo ugomba gushyiraho isabune. Urarindira gushyiraho isabune byibuza, kuko vitamine cyangwa se ingredients ziba ziri muri bino bintu ziba zikeneye kugumaho umwanya, maybe wenda nka nyuma y'isaha akaba ari bwo ukaraba. That's it. Thank you so much for watching. Believe me, bino bintu bizakora cyane cyane nk'ubu ndabiberetse, ariko maze nk'icyumweru cyose nanjye mbikoresha, nibwo mu kwa kwanjye kwahindutse gutya, nagaye gucyari hameze, ndetse cyane cyane hano hagati y'amaguru nanjye nayo mafite umukara mwinshi, ariko nkomeze ngenda mbikoresha ko nkomeze ngenda mbikoresha hagenda hinduka kandi ngenda mbona difference. Thank you so much guys for watching. Stay tuned. Bye.